Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icyubahiro mu kiganiro buri gitondo hamwe na Yesu. Tugize umugisha kandi ukongera kubana namwe muri iki gitondo. Imana nihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'Imana mu mutima. Reka tubabwire ngo muri iyi minsi tugiye kuba tuganira kuri bimwe utamenye bituma uba munsi y'ubuzima buhorana ubwoba ndetse n'akajagari ko mu mitekerereze. Hari bimwe utamenye rwose, ibyo nibyo tugiye kuganira muri iyi minsi kugira ngo ibi nubimenya utsinde ubwoba. Ibi tuzavuganaho nubimenya utsinde ubwoba, kuko ubwoba ni intwari ikomeye Satani akoresha. Maze kubona yuko abantu benshi baneshwa atari uko ari abaswa mu kurwana, ahubwo ari uko Satani yakoresheje intwaro bita ubwoba. Maze kubona abantu bata ingo zabo kubera rimwe na rimwe hajemo imbaraga zikomeye z'umudayimoni w'ubwoba, abandi bagatakaza ibyiringiro kubera umudayimoni w'ubwoba, abandi bakareka akazi bakoraga kubera umudayimoni w'ubwoba, abandi bagahunga itorero basengeragamo kubera umudayimoni w'ubwoba, abandi bagacika intege mu buzima butandukanye kubera umudayimoni w'ubwoba, abandi bakareka bizinesi zabo kubera ubwoba, atabanje no kumenya ngo ese ibi ni Imana irimo ibikora cyangwa. Ubwoba rero biremye donc niko turemye. Hari igice cyacu kiriho iyo hari ibintu bidasanzwe, ibintu bigoye, ibintu birije gihita gikurura tukagira ubwoba. Niko umuntu aremye, bigatuma umuntu yumva atinye, bigatuma umuntu yumva agize ubwoba. Ese ni ukubera iki biri tubwira ngo ntutinye? Inshuro nyinshi cyane mu ijambo ritandukanye ry'Imana harimo ngo ntutinye kandi ntugire ubwoba. Kubera iki Imana iba idashaka yuko umwana w'Imana agira ubwoba, umwana w'Imana atinya? Impamvu ni nyinshi, ariko iya mbere ni uko ubwoba ari intwari ikomeye Satani akoresha, agukura mu byawe, agukura mu byo wagombye kuba urimo kandi agutinyisha. Ikindi cya kabiri ni uko ari kimwe mu ntwaro Satani arwanisha kugira ngo utakaze kwizera kwawe. Rero uyu munsi muri iki gitondo cyiza ndagira ngo nkubwire yuko uri busobanukirwe ibi, ntuzongera kugira ubwoba. Nicyo kiganiro tugiye gutindaho mu minsi itari mikeya kugira ngo ubisobanukirwe, hanyuma ubashe guhangana n'uwo mwanzi wawe uza anyuze mu bwoba. Uyu munsi ijambo ririho rikomeye ni rivuga ngo ufite ikibazo cy'amaso, ufite ikibazo cy'amaso. Numara kureba hari ibyo uzabasha kugenda hejuru. Umunsi turareba ku kibazo cy'amaso mu buryo bw'umwuka. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu Bami, igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 6 umurongo wa 15. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 6 umurongo wa 15. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azinduka kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? Biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Imana ishimwe cyane. Ni ikibazo cy'amaso. Mu byo turi busobanukirwe uyu munsi turaza kureba ku kibazo cy'amaso. Ahangaha dusomye inkuru y'umugaragu wa Elisa. Hari ikibazo cyari cyavutse kandi cyari gihari koko. Hari ingabo z'Abasiriya zari zatatse kwa Elisa. Ni amakuru maremare tutari busubiremo cyane, ariko ahangaha Elisa yajyaga aburira umwami w'Abisirayeli akabwira ati, Abasiriya baraza gutera ibunaka ntuze kunyurayo. Muri make mu buryo bw'umwuka yajyaga aterana inama z'Abasiriya batamutumiye mu buryo bw'umwuka, kuko yajyaga amenya imigambi Abasiriya bafite kandi atagiye mu nama zabo, kubera yuko yari afite ku mwuka wera, yari afite umwuka w'Imana. Yateranaga inama z'abantu z'Abasiriya, yarameze nk'umutasi mu buryo bw'umwuka. Akaza akabwira umwami wa Isirayeli akamubwira ati, hariya bazahatera ntuzajyeyo, hariya bazahatera ntuzajyeyo, kandi ibyo amubwiye byose bikaba ari ukuri cyane. Urumva mu buryo bw'umwuka yatangaga amakuru yizewe cyane. Abasiriya rero baza kwibaza umuntu bavamo, ninde ntasi turimo?
ariko umwami w'Abasiriya abwirwa yuko hari umuntu udasanzwe uri mu Bisiraheli bita Elisa, ariwe utanga amakuru yose. Elisa ntaza mu nama zacu. Elisa ni muntu ki? Yigira umugambi wo kumutumaho ingabo zijye kumufata zimuzane. Ibaze nawe kujya gufata umuntu uza mu nama zawe utanamutumiye, utamenya n'igihe yatwariye amakuru, kubera ko yuzuye umwuka w'Imana. Uwo ntafatika. Imana ishimwe. Bavandimwe mu nteze amatwi, uwo ntafatika. Isi ikeneye abantu nk'abo, barwana urugamba rw'umwuka mu buryo butangaje, buzuye umwuka w'Imana, baterane inama batabatumiye. Dufite abagabo benshi cyane muri Bibiliya bari bameze nka Elisa. Danieli yajyaga arotora inzozi barose adahari. Yosefu yarotoye inzozi z'umwami barose adahari. Umwuka w'Imana ni igitangaza. Donc ni Imana iri muri twebwe, ikorera muri twebwe, yaduhaye umwuka wayo kugira ngo tumenye ibihishwe, dusobanukirwe ibyo abantu badasobanukirwa, tumenye ibyo abantu batamenya. Iki nicyo cyabaye ku muhungu bita Gihazi. Nababwiye ngo munsi turiga ngo ufite ikibazo cy'amaso, ni ikibazo cy'amaso, atabona neza. Uyu mugaragu we bita Gihazi, noneho asohotse abona za ngabo z'Abasiriya zabagose. Mu buzima rero haba ibintu byinshi kandi bigoranye. Yarasohotse mu gitondo abyukira ku kibazo. Nk'uko uyu munsi wa none nawe wasohoka ukabyukira ku kibazo, ugasanga bagose, wari wisigiye business igenda neza, ugasanga hari abadayimoni bayinjiriye. Wari wisigiye ubuzima bugenda neza, waraye wuzuye umwuka, wari ugasanga wacitse intege. Wari bifite imbaraga z'umwuka, ukumva uyu munsi byanze. Hari ibyaha byinshi bikugose birimo bikuzenguruka, ugasanga ugoswe n'abazimu, ugoswe n'abadayimoni, ugoswe n'imbaraga zitangaje mu buryo budasanzwe. Umugabo rero nawe, uyu mugaragu yabyutse abyuka asanga agoswe, asubira mu nzu, ahita abwira umushebuja we, aramubwira ati biracitse. Iri jambo rero rirakundwa cyane, biracitse ndagira nti biracitse, ndajya hehe? Aho nakuraga byacitse, icyo nakoraga cyanze biracitse, ubuzima buracitse. Aha nkwibutse ngo ntago ubuzima bucika. Imana ishimwe. Nitugera imbere gatoya tuzareba ko Imana ariyo provider, tuzareba ko Imana ariyo isoko y'ibintu byose. Haleluya. Tuzasanga Imana isa naho ifite uruganda, twebwe dufite stock. Yohereza muri stock ibintu bivuye ku ruganda. Iyo ibintu byashize muri stock, ntabwo bivuga ko byashize ku ruganda. Imana ishimwe. Iryo ni isomo tuziga mu minsi iri imbere. Imana ni data, Imana nihabwa icyubahiro. Biracitse ndabigirane. Biracitse banyirukanye ku kazi. Biracitse ubuzima bwahagaze. Biracitse nta mahoro ari mu gihugu. Biracitse. Hari abantu baba biracitse. Iyi ni imvugo ubundi utakumva n'umuntu ufite kwizera. Oya, iyi ni imvugo utakumva n'umuntu ufite kwizera. Ntabwo ushobora kumva umuntu ufite kwizera uvuga ngo biracitse. Kuko ku muntu ufite kwizera ntibicika, ahubwo birakomera, kubera ko ari kumwe n'Uwiteka Imana. Umuntu ufite kwizera ntavuga ngo turagira duti, ibintu uko byahenze turagira duti, ibibazo ko bikaze turagira duti, urugo ko rugenze gutya turagira duti. Ahubwo ashyira ivi hasi, agahamagara mu ijuru, agahamagara ku ruganda. Iri somo reka mbenderetse, agahamagara Imana akayibwira ngo bimeze bite. Umugabo aravuga ngo biracitse. Umuntu uri mu mwuka w'Imana ngo amusubize. Umva igisubizo dukeneye mwese. Dukeneye abantu badusubiza gutya. Umubyeyi yazarira akubwira ati byacitse, ukamusubiza ngo witinya mubyeyi. Umugabo yazarira ati biracitse, nabonye ingabo nyinshi zingose, ukamusubiza ngo witinya mugabo. Umwana yazarira ngo biracitse, akubwira ati witinya mwana muto. Urubyiruko rwazarurira, dore aho tujya, dore sinzi uko isi imeze, dore ibintu bituzengurutse, dore social media, dore sinzi biki, ukamubwira ngo tuze umutima. Cisha make, witinya, kuko abo turi kumwe nabo, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe n'abariya. Kuko imbaraga zitugose ari nyinshi, ziruta imbaraga ziri mu isi, ziruta imbaraga za social media, rubyiruko, ziruta imbaraga z'ibibazo murimo mubona mu isi. Mu kiganiro buri gitondo hamwe na Yesu, aha ndakwibutsa ngo ni ikibazo cy'amaso ufite. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka akora ku maso ya Gihazi. Uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Imana nishimwe cyane. Hari amafarashi, hari ikindi kintu Imana ibitse inyuma y'icyo urimo kureba. Ubundi hari igitandukanye n'icyo urimo ubona Imana ifite.
wigira ubwoba, wihagarika umutima. Hari amafarashi y'amagare atugose, Imana igukore ku maso mu buryo bw'umwuka. Kwizera nicyo kintu kireba kure. Yesu nashimwe. Kwizera ni ikintu kireba kure cyane. Imana ikakwereka, ukazamura kwizera kwawe ku buryo ureba ibyo abantu batabona. Kwizera ni ukumenya neza udashidikanya ko ibyo wiringiye bizaba. Haleluya. Imana igukore ku maso muri iki gitondo. Nkwifurije gukorwaho n'Imana ku maso. Ni ikibazo cy'amaso ufite rero. Muri uru rugendo tugiye kuvuganaho, nubisobanukirwa uzamenya neza ko udakwiriye kuba munsi y'ubuzima bufite ubwoba. Nta mpamvu yo gutwarwa na telekomande y'umwanzi. Nyura ahacishwa oya. Iki ni igihe cyo kubohora ubuzima bwawe. Ukavuga ngo nkwiriye kubaho nishimye, nkwiriye kubaho nseka, nkwiriye kubaho ndi mu mahoro, kuko Uwiteka afite ibizengurutse bitandukanye n'ibyo umwanzi yazanye. Afite ibizengurutse ubuzima bwawe byiza kandi byinshi. Nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ni byiza, kugira ngo bareme mu mutima ibyo muzabona hanyuma. Imana ifite byinshi. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ifite byinshi. Muvandimwe unteze amatwi, ndagira ngo mubwire muri iki gitondo hamwe na Yesu. Yesu agufitiye byinshi. Wivuga ngo biracitse, wivuga ngo turajya he, wivuga ngo turashize, oya. Imana ifite byinshi. Bwira n'abarimo barira batuze umutima, be gutinya. Iri kumwe natwe ni inyembaraga iruta iri kumwe, iruta abari mu bisi. Rero mbifurije umunsi mwiza, mbifurije igitondo cyiza. Reka turi kumwe n'ubundi mu kiganiro buri gitondo hamwe na Yesu. Uko tuzajya turushaho kugenda tujya imbere, tuzajya turushaho gukura ubuzima bwacu munsi y'ububata bw'umwanzi, munsi y'ubutware bw'umubi. Imana nihabwe icyubahiro. Imana igukore ku maso muri iki gitondo. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Shalom, shalom. Reka tuzongere umunsi w'ejo. Imana ibane namwe umunsi mwiza.